tubwira iminota tubegira kugira ngo tuzice umwanya cya gahunda kuko dukunda gukwica gahunda mu byo dukora byose. 45 pastor 45 ndebera mama uhereye ubunyina bereye nona murakoze kashimire na madamu uyu munsi turi kumwe hano turicaranye ni kenshi nahoraga muri njyenyine kuva ninjira muri groupe gize kangahe duterana turi kumwe ubu kubyuka tukicara muri salo wa mugane w'abamama ngo ntibaba babuze ico baryama biryamo byiza n'ibindi nuko tuba tuzi ico dukurikiye rero ndamushimiye nawe kuba turi kumubwira ngo dufatanye yaje kumfasha kugira ngo tubagezeho ubutumwa bwiza. amen reka ngusabe udusomere ijambo ry'Imana muri Yohana ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana 15 no ku murongo wa 14 uragarukira kuri 17. Yohana 15 guhera ku murongo wa 14 kugeza ku 17. Aravuga ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Sinkibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti kuko ibyo numvise kuri data byose bibamenyesheje. 16. Simwe mwantoranyije ahubwo ninjye wabatoranyije kandi mbashiriraho kugira ngo mugende mwera imbuto zanyu zigumeho kugira ngo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye akibahe. Ibyo mbibategekeye kugira ngo mukundane. Amen. Ibyo mbibategekeye kugira ngo mukundane. Amen. Nanezerewe uyu mubyeyi yabanje kuririmba imbere ya ndirimbo yo kuvuga ngo nabonye umukunzi mwiza. Yego. Haleluya. Haleluya. Bari watwumva uyu mubyeyi dusangira iminota nanemerera yongere mu gitero kimwe. Kugira ngo nabonye umukunzi mwiza niwe nyiri imbabazi. Amen. Nabi turi imbere niba ari matwumva turi kumwe nawe. Ndabumva. Yongera dusubire muri ico gitero cyonyine gusa. Nabonye umukunzi mwiza niwe nyiri imbabazi niwe mujanama wanje niwe undengera iteka takubaho tanurupfu tanabadayimone ndazanone nabizaza ndazantanya na Yesu ndazanone nabizaza ndazantanya na Yesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bavandimwe byantangaje ukuntu iri ubutumwa nateguye bwahuye n'iyi ndirimbo y'uyu mubyeyi. Umutwe w'ijambo nashatse ko tuganira ni ukuvuga ngo kuba inshuti ya Yesu, kuba inshuti y'Imana. Yego. Biza kuntangaza rero ukuntu yazanye iyo ndirimbo ari we muririmbyi w'uyu munsi. Tutegeranye tutanaziranye sinzi kwanzi nanjye siburetse ko ngenda muzi ariko ukuntu byahuye byantangaje. Inshuti twabonye umukunzi mwiza wadukunze tutamuzi. Yego. Ari urasomye ngo simwe mwantoranije nije abo batorana. Haleluya. Haleluya. Narabatoranije kandi gucyatumye matoranya no kugira ngo mugende mwera imbuto. Haleluya. Amen. Nicyo cyatumye mbatoranya no kugira ngo mugende mwera imbuto. Noneho rero inshuti reka maze mvuge ku inshuti iyo uvuga inshuti turebeye mu buzima busanzwe bw'abantu dutuye isi ubushuti burangwa n'ibintu byinshi kandi nta baza bashudika batagize icyo bamaranirana. Yego.
umuntu aba inshuti y'undi kuko hari icyo yakugiriye, hari icyo yagukoreye, hari icyo yakumariye. Ndetse ubushuti buva mu bikorwa, buva mu mirimo mwerekana cyangwa ibyo mukorerana, byo mutabarana. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ari inshuti ye birangwa n'urukundo, bikarangwa no guhuza, bikarangwa no kumvikana, bikarangwa kandi no gutabarana no gusabana, no kwegerana no kuvuga rumwe, no kwizerana, ndetse hazagera n'igihe cyo kubwirana amabanga. Haleluya, amen. hagera n'igihe cyo kubwirana amabanga. Inshuti nyashuti zibwirana amabanga, inshuti nyashuti zibana mu bihe byose, ibihe byiza n'ibihe bibi. Rero iyo ugize inshuti nziza zigutoza ibyiza, wagira inshuti mbi zikagutoza ibibi cyane. Impamvu natoye rino jambo nuko ubwoko bwacu twatatanye tugenda amahanga yose, kandi muri aya mahanga umuntu iyo uri ni aho uri ushobora kugira inshuti zaho ngaho utuye cyane. Muri izo nshuti rero turangije kuvuga ibiziranga n'ukuntu bigenda, kandi zishobora kuguhindura cyangwa se wowe ukazihindura. Ariko nashatse kugira ngo aho twoba turi hose tukibagirwa iyi nshuti yacu y'umutima. Inshuti ya mbere tugomba kubandaho kandi tugakomeraho ni iyi ngiyi turangije kuririmba, turangije gusoma, aho Yesu yabwiye abigishwa be arababwira ati muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Uyu ni Yesu wabivuze wenyine. Inshuti zo mu isi zigera igihe zinanirwa, zikagera igihe ziguhemukira, zikagera igihe mutandukana zigapfa, cyangwa nawe ukazisiga ukagenda. Kuko nari ndangije kubivuga ngo Eric yari inshuti yanjye ubu ngubu iyo ari nanjye ni kure kwegerana kwacu ntibyoroshye. Ariko iyi nshuti tugiye kuvuga, iyi nshuti idasaza, inshuti idahemuka, inshuti itananirwa, inshuti idakangwa n'ibihe, inshuti idahinduka, inshuti idashobora gukena, inshuti nyashuti. Niyo yabwiye abigishwa be arababwira ngo inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Amen. Haleluya. Haleluya. Rero iri jambo ry'ubushuti dukurikiranye n'uko twabisomye hariya, nagerageje kuyicamo gukuramo amagambo atatu. Amagambo atatu mbese ibyo adutegeka gukora kugira ngo tube inshuti ze nyazo. Nakuyemo amagambo atatu. Ni ijambo rivuga ngo kuguma muri njye, kuguma muri we. Irya kabiri ni ukwera imbuto. Irya gatatu ni ugukundana. Amen. Haleluya. Amen. Icya gatatu ni ugukundana. Kubera iki yavuze ngo muzaba inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Kandi aravuga ngo umva, ubu ngubu mwebwe abigishwa ntabwo mbita imbata cyangwa abagaragu, kuko umugaragu atazamenya ibyo shebuja akora. Ariko mwebwe muri inshuti zanjye kuko ibyo numvikanye data narabibabwiye, narabibabwishije,
Haleluya. 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 Amen. Bivuze ngo simwe mwantoranije nije wabatoranije kugira ngo mbagire inshuti. Ariko naje cyatumye mbatoranya no kugira ngo mugende mwera imbuto. Yego. Haleluya. Amen. Kandi izo mbuto yagize gusa ngo yaravuze ati umva impamvu mbatoranije no kugira ngo mugende mwera imbuto. Kandi izo mbuto zanyu nizo zizagaragaza koko ko muri inshuti zanyu. Haleluya. Imbuto muzera nizo zizagaragaza ko muri inshuti zanyu. Noneho dusubiye kuri 15 n'umurongo wa 4. Kuri rya jambo rya mbere twavuze ngo tugume muri we. Haravuga ngo mugume muri njye nanjye ngume muri we. Amen. Kuko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu. Haleluya. Amen. Komatana na Yesu, komatana n'Imana. Ibyo nicyo ni kimwe kizatuma tuba inshuti ye. Kubera kuko twagumye muri we, kubera ko twomatanye nawe. Yego. Nituguma muri we tuzashobora kwera izi mbuto. Ariko nitutaguma muri we tidushobora kwera izi mbuto. Amen. Kuri 5 aho ngaho ushatse wadusomera muvandimwe pastor. Yego, aravuga ngo ninjye muzabibu. Namwe muri amashami. Namwe muri amashami. Yego, uguma muri njye nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi. Kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Amen. Ninjye muzabibu. Haleluya. Namwe mwese muri amashami. Uguma kuri njye ni ushobora kwera imbuto nyinshi. Yego. Kuko ntacyo mushobora gukora mutari kumwe nanjye. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Ntacyo mushobora gukora mutari kumwe nanjye. Ariko mu gihe tuzomatana nawe tukaguma muri we turashobora kwera imbuto. Nibyo. Kandi imbuto niyo rekomandasiyo yaduhaye. Umva impamvu yadutoranije n'ukugira ngo tugende twera imbuto. Amen. Kandi imbuto nziza. Haleluya. Amen. Icyo nicyo cyadutoranya aradutuma aratubwira ngo mugende mwera imbuto. Kandi tuzera izo mbuto nuko tuguma muri we tukomatana nawe kugira ngo tubashe kwera. Amen. Kuri 17 nako kuri 7 ushaka kudusomera kandi kuri 7 aho ngaho 15 no kuri 7. Yego, nimuguma muri njye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Amen. Nimuguma muri njye amagambo yanjye akaguma muri mwe. Yego. Musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Asante. Mwumve rekomandasiyo. Mwumve iyo go ahead. Ubwo burenganzira yaduhaye bivuga kuko nituguma muri we tuzoba tugize uburenganzira bwo gusaba icyo dushaka cyose. Amen. Haleluya. Haleluya. Nituguma muri Yesu tuzoba duhawe uburenganzira bwo gusaba icyo dushaka cyose. Kandi nico kizodushoboza uhabwa tuzabihabwa kuko tuzoba tubisaze mu izina rya Yesu. Yego. Haleluya. Haleluya. Bavandimwe kuguma muri Yesu bituma tuba inshuti. Amen. Komatana na Yesu nico gituma tuba inshuti. Bidushobora kwera imbuto nziza. Bidushoboza kuba abakiranutsi. Naratangaye
umubyeyi watugaye ubuhamya ejo atubwira ukuntu bavaga mu nkambi bakajya gukura abana b'abarunda amavunja. Ndizera ntabesha tudakekeranya kandi tutabeshanye, nta muntu utari mu imbuto z'Imana, utari kumwe na Yesu, utari muri Yesu waje gukura abantu nk'abariya amavunja. Yego zoroshe. Mubitekereze, mumenga babikurura mwese, mubikurure urebe amavunja ubundi agaragaza n'umwanda, kandi umurwayi w'amavunja abasa nabi, abameze nabi. Ushobora kugenda si mwene so, si umuvukanyi wawe, si umuvandimwe wawe, ntumuzi, ukagenda ukicara ukamwoza ibirenge ugatangira gukura amavunja. Uko nuko abari muri Yesu. Yego. Ukamwereka kuko uwo muntu agomba kumuha agaciro, kandi icyo ni ikiremwa cy'Imana, agomba guha agaciro akagikunda nawe kimeze nkawe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Turi muri Yesu tubasha kwera imbuto nziza. Turi muri Yesu tubasha gukora ibikorwa byiza bishimisha Imana. Yabivuga hano izo mbuto nizo zubahisha Imana da. Yego. Nizo zihesha Imana icubahiro. Asante. Imirimo iyo ituma Imana yizihirwa ikishima. Kandi n'ababareba n'ababibona bose bagatuma bahimbaza Imana, bakavuga ati baba bantu koko n'abantu b'Imana. Haleluya. Amen. Nituguma muri Yesu amagambo yakaguma muri twe. Natwe rero dusaba icyo dushaka. Mu gihe twera imbuto no mu gihe dukora ibikorwa bishimisha Imana, dufite uburenganzira rero bwo gusaba icyo dushaka cyose. Amen. Haleluya. Yego. Asante. Haleluya. Amen. Narebye ndavuga ndetse aba bantu bakwiriye isi yose niki nababwira gishobora kubafasha. Numva iri jambo ryo kuvuga ngo mbingingire kuba inshuti za Yesu, ari ryo no kumva hari ico nkoze, hari ico mbamari. Umva inshuti zirahari, zenda bari mwemwe mwegereye abakire b'irenga, abandi mwegereye abakomeye, abandi mugize ariko reka mbabwire, inshuti ya mbere mugomba kureba mukayikunda mukayizera kuruta izindi ni Yesu Umwami wacu. Yego. Kure. Reka tumuzamurire icubahiro. Kuko uwo Imana no mu bihe bikomeye, no mu rupfu turabana, no mu byago tukabana, no mu ndwara tukabana, igihe cyose turemerewe n'igihe cy'ibyishimo aje tuba hafi. Yego. N'umutabazi utabura kuboneka, niko umuririmbyi wa Zaburi ya 46 yavuze, n'umutabazi wacu kuboneka mu byago no mu makuba. Yego. Umukunzi mwiza wadukunze tutamuzi. Niwe nyirimbabazi, niwe mujyanama mwiza. Haleluya. Amen. Haleluya. 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 Oh Yesu Kristo Mwami Imana. Amen. Uyu ni umujyanama mwiza utajuhemuka. Ntashobora kukugira inama mbi, ntashobora kukubwira ibintu, ntashobora kukosha, ntashobora kukubuza amahoro. Uyu ni uzutuma abantu bagira amahoro kandi abantu bagakunda n'abanzi babo. Yego. Bagakunda n'abanzi babo. Uyu inshuti dahemuka. Babandi mwereka bingingire gushakisha Yesu abe inshuti ya mbere. Mugire izindi inshuti ariko Yesu abe inshuti ya mbere kuruta ibindi byose. Amen. Kandi kuma kubera inshuti nuko uzakora imirimo myiza. Nuko uzakwera cyane kuruta abandi bose, kandi nuko uzomugira wa mbere ukamuha agaciro karuta abandi bose. Amen. Ijambo rya kabiri rero tudatiye gutinda nukuvuga ngo nukwera imbuto. Haleluya. Amen. Kwera imbuto. Nazo twasubira ko kuri Jaho 15 no
munani no ku murongo wa munani havuga ngo ibyo nibyo byubahisha data nuko muri imbuto nyinshi yego ukababigishwa banje abigishwa banje nyakuri asante ibyo kwera imbuto ibyo byo kwera imbuto nibyo byubahisha data kandi bigatuma natwe tuba abigishwa be nyakuri yego haleluya amen Petero wa mbere 2:14 aravuga ngo mubwire ingeso nziza hagati y'abapagani kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora ibibi nibabona imirimo yanyu myiza izabatera guhimbaza Imana data mu gihe cyo kugendererwamo kwabo mubwire ingeso nziza icyo ni kimwe mu mbuto tugomba kwera abomatanye na Yesu n'abana b'Imana twe batoranijwe ntitugomba kugendana ingeso mbi tugire ingeso nziza hagati mu bapagani nubwo bakera badusebya nubwo badutuka nubwo babona ko ntacyo dukora nta n'icyo tumaze uko Pawulo yari aravuga ngo nubwo batubara nk'abatindi bakabarwa nk'abakene ariko dutungisha benshi haleluya amen batubara nk'abadafite agaciro ariko turaba agaciro yego baturebe nabi ariko nibabona imirimo yacu myiza bibatera gushima Imana no guhimbaza Imana yego haleluya amen Pawulo yandikira Tito amwinginga aramubwira ati Tito mubyo nkwingingira gukora Tito ujye wiyerekana muri byose werekana ingeso nziza kandi izo ngeso zawe nziza uzuzerekana mu mirimo myiza kandi mu yigisha ryawe uzugaragaza ko uboneye utapfa gutera waraza haleluya amen mu yigisha ryawe uzugaragaza uzawerekana ko uboneye atari ugupfa gutera waraza haleluya amen kugira ngo umuntu uri iruhande rwawe wo mu babisha bawe azabona icyo akuvuga yego ni Tito 2:7 niwerekana kuboneye ukerekana ingeso nziza uwo uri iruhande ari n'umubisha wawe azabura icyo akuvugaho azabura icyo agutuka azabura icyo akugaya haleluya amen kugira ngo tube inshuti za Yesu nuko twerekana ingeso nziza tukagaragaza imirimo myiza abavandimwe banjye ntacyo bazatuvuga bazadutuka ariko nibabona imirimo yacu myiza bakabona ibikorwa byacu byiza yego bazahimbaza Imana bazagaruka bavuga bati abangaba ibyo ari byo byose nubwo tubavuga ariko dore uko bameze hari umunsi umubyeyi umwe yasenze numva ari uwo muri Amerika arasenga arangije gusenga asengera n'ababembe asengeye ababembe ndategera ndumva ariko sema ibi ni biki numva uwo mubyeyi afite umutima wababariye koko n'umutima w'urukundo yamaze kumenya icyo arimo akora yego kubera ko icyatumye mbitekereza gutyo ababembe ngewe ku bwanjye bishe umuryango wanje w'abantu 15 cyagiye kibaraka murabizi hapfuye abantu bava mu rugo rwa papa abantu 15 barimo mama na
yasengeye ababembe numva umutima ntakose koko kumbe abantu barasa uyu muntu yuzuye urukundo afite ingeso afite urukundo uyu muntu yabonye Yesu uyu muntu ari muri Yesu amen kuko utari muri Yesu ndi wababari ndaje kumvamo nanje kugira ngo numve kandi nshobora kuvuga umubembe no kuvuga izina ry'ababembe nigiye muziki byabaye inaha mu Rwanda abagiterane basaba abantu kubabarira abantu benshi bavuga batanga ubuhamya bwo kubabarira bo bishe bavuga ubuhamya bw'abishe baravuga bishiwe baravuga none abo umwanya utangi babazi wo gusaba imbabazi batabaje kubabarira namwe ni muzi naje ndahaguruka ndagenda ndapfukama ariko nje sinababariraga muri abo nababariye ababembe uwo munsi numva umutima w'imbabazi uragarutse numva ndabababariye ariko ubundi numvaga kubona umubembe bingo bizangora no kumureba mu maso cyangwa se kumuvuga ariko babanyu nta kindi gishobora kuvura bene izo ndimba n'uwo mubabaro nako gahinda kari kameze gutyo umutima wanje uretse ko Yesu wenyine ushobora niyo mpamvu Bibiliya iturekomanda kuvuga ngo dukunde n'abanzi bacu amen haleluya amen rero Pawulo nawe abibwira Tito abyandikira Tito yaramubwira ati dore uje werekana ingeso nziza kandi mwigisha ryawe uzugaragara kuboneye kugira ngo n'umwanzi wawe ajya burica kuvuga nokuri haleluya amen imirimo myiza rero ituma twuba inshuti z'Imana ushobora kandi kuba Abagalatiya igice cya 5:22 hagaragaza imirimo imbuto nziza imbuto z'umwuka arizo mbuto saba kugira ngo arizo twera kugira ngo inshuti Abagalatiya ni 5:22 yego urashobora kwasoma ibyo ndiho ndabereka igituma tuzoba inshuti za Yesu icyo tuma tuba inshuti za Kristo ngibyo rero nibyo dusomera aho ngaho naho ushobora kuhasoma aravuga ngo Abagalatiya 5:22 ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro yego no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka amen haleluya amen ndetse no kwirinda yego haleluya amen nizo bigaragaza nitubikora nitubibamo nibitubamo tukabikora bizotuma tuba inshuti z'Imana yego tuzoba inshuti z'Imana mwibuka ijambo twasomye navuga ngo muri inshuti zanje nimukora ibyo mbategeka nibyo kandi haruguru niho yavuze ngo icyatumye matoranya kandi sincyatse icyo n'abategetse ni ukubwira ngo mugende mwera imbuto haleluya amen mugende mwera imbuto kandi imbuto nizo zizi tuvuye gusoma zituma tuba inshuti z'Imana yego icya gatatu rero twaciye muri aya magambo ni ugukundana haleluya amen twabireba muri Yohana nanone ubutumwa bwiza bwa Yohana 10 naho ngaho nyine 15 no kuri 12 nawe ushobora kwakira pastor yego Yohana 15:12 ngiri itegeko ryanjye mukundane nkuko nabakunze amen mukundane kuko nabakunze yego urumva urukundo ntabwo ruvuga ngo ukunde mwene so gusa ukunde mwene so wanyu cyangwa mwene wanyu oya mukundane ibire abantu muri kwisi mukundane yego uko nanjye nabakunze iwe yaradukunze aradupfira
aranavuga ngo ninde inshuti ni iyihe nshuti muri mwe ishobora gupfira inshuti ye ikamukunda kugeza aho gupfira, ariko nje narabikoze narabapfiriye kugira ngo uru rukundo rundimo namwe rubu rwanyu rubazemo rumere muri mwe. Yego. Mukundane kuko nanjye nabakunze. Amena. Haleluya. 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 Amena, amena. Kandi igituma nabakunze nuko nabamenyesha ibyo data yambwiye. Nicyo cyatumye ntabishobora kubita kandi abagaragu cyangwa mubita imbata. No, mwabaye inshuti, mwabaye abavandimwe kubera ko mwe muzi ibyo data akora. Ibyo data akora narabibabwiye, murabizi. Muri inshuti rero zanje kubera ko mukundana. Amen. Haleluya. 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 Amen. Urukundo narwo ruranga imbuto nziza z'abana b'Imana. Utarobanura ku butoni, ukunda umuntu kubera ko ari ikiremwa cy'Imana. Amen. Ukunda ababanzi bacu. Mwabibonye hariya twabibuza haruguru ubwo bivuga ngo nubwo imbere y'abanzi banyu izo ngeso zanyu zibagaragarire neza, batabona icyo babarega, batamenya icyo. Abaroma 12 ku murongo wa 10 haravuga ngo mukundane urukundo rwa kivandimwe. Yego. Kandi aravuga ngo kubyo gukunda bene data mukundane rwose, kandi kubw'icyubahiro umuntu wese ashire mugenzi we imbere. Wowe kwishira imbere wenyine ahubwo uzushira mugenzi wawe imbere. Yego. Kubera ko wamukunze. Kubera iki? Kubera ko umuhaye agaciro. Kubw'icyubahiro umuntu wese ashire mugenzi we imbere. Rimwe na rimwe bizaba intangaza iyo umuntu abaye nkagira kandamona ugasanga n'umuntu utacegerana n'abandi cyangwa utakivugisha buri wese. Biba bitangaje, bitera ubwoba. Njyewe iyo mbirebye ku bantu benshi biza bintera ubwoba kabisa. Ese gukomera niko guhunga abantu, niko kutegerana n'abantu cyangwa niko kutavugana n'abantu. Ariko abari muri Yesu, abo Yesu yatoranije, abakunzi ba Yesu, tugomba gushira abagenzi bacu imbere kubyiciro. Amen. Haleluya. Amen. Kandi ubwo ibyo by'urukundo nibwo butumwa Yesu yadusigiye. Yego. Ushobora kubisanga muri Yohana 1:3-11 haravuga ngo ubutumwa mwumvise nubwo gukundana. Mbere na mbere ubutumwa mwumvise nubwo gukundana. Haleluya. Yego. Mbere na mbere ubutumwa mwumvise nubwo gukundana. Kandi ngo nitudakundana tutazamera nka Kayini wagirisha rimwe mwene se akamwica. Yego. Kandi hakavuga hepfo ngo udakunda wese umwicanyi. Kandi ukunda yavuye mu rupfu amaja mu bugingo, kandi umwicanyi nta bugingo afite. Bidusaba twese araturekomanda gukundana kugira ngo tuje mu bugingo. Abakunda bose bamaze kwinjira mu bugingo. Amen. Haleluya. Dukundane nk'uko Kristo Yesu yadukunze. Amen. Ibyo bizatuma tuba inshuti ze nyazo zikwiriye. Haleluya. Amen. Tuma tuba inshuti aho turi hose, inshuti dufite kuri iyi si n'ibindi dushira imbere. Reka mbasabe tugire inshuti Yesu, tumwegere. Niba watubereye bavandimwe, reka mbasabe babaza ikintu kimwe. Iwacu tugerageje kubireba, tugerageje kubizigera, tube nk'ababikurura turebe. Iyo tutagiriye inshuti y'amaboko imuremye w'ijuru n'isi, mu gihe twakoranira n'abariya bantu y'amoko yose,
ubutabazi bwari kuvahe. Mubenga babikurura murebe mu ruhande rumwe rwaturutse aba, mu rundi ruhande rwaturutse haje aba, mu rundi ruhande noneho abandi bakatabaye barabyima amatwi barasa n'abatabireba. Ibihugu birakoranye nabyo byagiyemo by'ibituranyi n'ibiki byose, ariko kugeza uyu munsi iyo itari inshuti tuba turihe bavandimwe bacu. Hari igihe nkunda kugira ama emotion amaso zakaza, ariko ni ugutekereza urukundo rw'inshuti, n'urukundo yatwiyegereje akadukunda, nubwo tutari twe twamutoranije akadukunda, urukundo rutangaje rutuma atwitaho akaturwanirira kugeza uyu munsi. Reka tuzoreke ntitukamuhemukire bavandimwe bacu. Amen. ntitukamuhemukire. Ni inshuti idahemuka, ni inshuti idasaza kuko twabivuze, ni inshuti nta rugamba adashoboye, nta ndwara atorwana nayo. Niyo mpamvu tutagomba kumureka ngo tumuveho. Ndabifuriza kugira inshuti ya mbere Yesu, uyu mwami w'abami. Amen. Biraremereye, birakomeye, ariko intego y'iri jambo, muzaba inshuti z'Imana nimukora ibyo abategeka. Dusabire ubwoko bwacu kuba inshuti z'Imana, dusabire kuba inshuti z'Imana kugira ngo, kandi tubasabire kugira ngo tugerageze kurwana twita kandi dukora ibyo dutegeka, kugira ngo ubushuti butazatokora. Amen. Ubushuti butazagira ikibubangira, tugatakaza inshuti ngiyi twabonye. Umwanya nawo ntuzi ubukunda, ariko mu gusoza reka dusoze tuvuga ngo tubinginge mu inshuti za Kristo. Haleluya. Mu inshuti nubwo nta mwanya, ariko twari kuvuga mu bagabo nk'abangahe babaye inshuti z'Imana, kandi babitewe n'ibikorwa nabo bakoraga, nuko bakoze ibyo yabategekaga, bakayiringira, bakayizera, bakayubahisha. Imana mu mahanga twagiye tuyivuge, tuyibwira abantu, kandi bayitubonemo n'imirimo yacu kandi bigaragaza, kugira ngo dukomeze izi ndangagaciro twahawe kubu. Haleluya. Amen. Kugira ngo tugire izi ndangagaciro, dukomeze rafiki yangu wewe katika safari